Ndabasuhuje bene data bakundwa, Yesu ashimwe. Uyu ni wa mwanya dusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku butabazi bw'Uwiteka twifashishije umurongo uri mu gitabo cya Mose cyo kuva mu gice cya 14, umurongo wa 13, aho Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Nagira ngo turebe Uwiteka nk'ushobora byose, turebe Uwiteka nka data, kubera yuko ntabwo Uwiteka ajya yivuguruza kandi Uwiteka ntabwo yajya yibagirwa abe. Tubona muri Bibiliya inkuru nyinshi z'abantu Uwiteka yagiye atabara. Ngira ngo abenshi muzi inkuru za Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare, abenshi muzi Saduraka, Meshaki na Abedinego bashyirwa mu itanura ry'umuriro, n'abandi bashize amanga banga kuva ku Uwiteka, nawe arabatabara. Rero kuri iri jambo, Abisirayeli babaga muri Egiputa, babaga mu buretwa. Farawo yarabashyizeho uburetwa imyaka myinshi. Uwiteka ategeka yuko agomba kubarekura. Nyuma yo kwinangira kwinshi yaje kubarekura, ariko ntibyashira, ahubwo abakurikiza umutwe w'ingabo kugira ngo babamarire mu butayu. Ariko bageze ku nyanja bagira ubwoba, bateze turambuka dute? Hanyuma Uwiteka abwira Mose ati rambura inkoni, inyanja icikamo kabiri, barambuka. Ahangaha rero niho Mose yari kubwira Abisirayeli uko agiye kubarwanirira, kuko babonaga ingabo zibakurikiye bakabona barashize. Ngira ngo rero nawe hari igihe ugeramo ukumva birarangiye, ukumva nta butabazi ufite, ukumva Uwiteka yakuretse, ukumva ahubwo aho ugeze umukorera cyangwa umwumvira ashobora kuba hari yaranagushutse, kuko hari abenshi bavuga batari ko se uyu murimo twajemo ibi ni ibiki? Ese Imana yatwohereje yaduhamagaye iratureba koko? Oya, ntutekereze gutyo. Uwiteka abazi gahunda ze zose, abazi umuntu we, ubwoko bwe uko bakorana. Ntashobora kwemera yuko umwanzi akwishima hejuru. Nagira ngo nkumenyeshe ngo kandi Uwiteka agira inzira nyinshi. Ntukine, ntupime gushaka ngo urafasha Uwiteka, urafasha Imana kurwanirira ubuzima bwawe. Uwiteka niwe uzi uko gahunda ze zose zimeze. Rero icyo usabwa gusa ni ugukomeza urugendo. Ibikomeye ntibizabura, biteye ubwoba ntibizabura, ndetse n'ibyo ubona bigiye kuganisha ku rupfu ntibizabura, ariko Imana yawe irahari kandi Imana yawe irabireba. Ni data. Ese niba arinda abo batavuganye, akarinda abatanamufitiye rimwe na kabiri, wowe ukaba umukorera, wowe ukaba amanywa nijoro umukorera, ni gute wowe atakurwanirira? Nagira ngo nkubwire ngo ntuhangayikishwe n'ibikuzengurutse, ntuhangayikishwe n'ibiguteye ubwoba, ntuhangayikishwe n'ibikuzengurutse byose bishinyitse amenyo bimeze nk'intare zitontoma. Nagira ngo nkubwire ngo izo ntare ziraziritse, ntacyo ziri bugutware. Uraca mu bibazo byinshi, uraca mu bibazo by'ubukene, uraca mu bibazo by'amagambo, uraca mu bibazo, ndetse rimwe na rimwe ukabona rwose ugeze ku munota wa nyuma. Ariko nagira ngo nkubwire ngo usubize amaso inyuma, na bya bindi waciyemo byari bikomeye. Ibi ngibi rero ntabwo ari byo bigiye kunanira Imana. Kandi akenshi nagira ngo nkubwire yuko iyo ugeze ahantu utekereza ngo ubu ngubu koko Imana irandeba, uba ugeze aho noneho ubutabazi bugiye kuza, kandi noneho ukaba ugeze aho ugiye kuruhuka, ukaba ugeze aho wagiye kuvuga ngo ya Mana koko irahari, ya Mana koko ifite imbaraga. Nta kirusha Imana imbaraga mwene data, komeza urugendo. Nta kirusha Imana imbaraga mwene data, komeza ukora umurimo wayo. Nta kirusha Imana imbaraga. Abo bose barimo kuvuga ibyo bavuga, bareke bavuge. Abo bose bari gukora ibyo bakora, bareke bavuge. Abo bose barimo kuroga no kucuna no kohereza no kugira gute, bareke bakore. Ahubwo ureke Imana ize yikorere ubireba.
ndakwinginze kugira ngo ntiwirwanirire, kuko iyo wirwaniriye ushobora kugwa mu makosa menshi. Iyo wirwaniriye ushobora guhaba ukagenda ugatandukana n'ubushake bw'Imana. Reka Imana yikorera ibyayo, reka Imana yirwanirire, kuko niyo ifite ubushobozi bwa nyuma ku buzima bwawe. Nta wundi muntu ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ni Imana, n'Uwiteka Imana yawe. Imana rero iguha umugisha, Imana kandi yigaragaze muri ibyo byose. Ndagusabira kugira ngo Imana yigaragaze muri ibyo byose uri gucamo, Uwiteka akumurikishirize mu maso he, maze icyubahiro ukomeze ukizamure, maze tuzazamurane amashimwe, twongere tuyasubize ku Mana yacu, kuko ibyo yakoze bikomeye. Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka akugirire neza, Uwiteka akomeze aho umugisha imirimo y'amaboko yawe. Mu izina rya Yesu niho mbigusabiye, amen.